turiya kwatana biragara ati urwo kuzaha kitebe cha division iri kushangwa muri Kakiika kandi aha yashanga meya ashobangirirwe beya gumusiriza cya bwisho ayine byashobora hanshongeje batwara na computer ya receptionnaire ya secretary elikuwemo amabyona bya ofisi ibyo batwire hamwe na file nizo iri gushyira ku bandi mu ihandiko especially the wataka amatanga bwitu generating kirebe ibindi tabo cyamane kibatwire ogu yaterera bibi byo kwirinda umuranga hamwe na gavumenti ukutaho uburyo bwo kongera ibyo kwirinda kugira munonga umbwire bwebero bikuru barabulana ndafukira government na public iyo mubona zabujoramisho public zabujoramisho abantu bakwenda ibintu bitari byabo bingi abantu batagitingira amataka bingi akamuzatwinobo itaka rya NFA umugigana wayizere yaratagera ariyo narwana na polisi narwana na public abebembezi batahibanje abandi barigiyo 21 sikurwa nk'ibyo ninga abantu kabo ubwo mwe narigiyo asubirwe gukorwa nk'ibyo kandi avuga isi yo kwenda nishaba mu polisi ukore buri kimwe n'icyo kubasika turi ikintu twafuna boda kandi twamanya bahabo ubwo twina kamera harundo forensic department ya polisi itwireze information yona ukwatagira n'ikibire hapo ogu yagaruka yahiga abantu babutosha ukwirinda abashuma barikwenda kusharura aho batakozere kandi abantu babwijo iyo muwena ajoramisho ahitakaye ahakintu cye tuyondo zo muri Easter season already twaheze nka division uteka urukiko rwa security buri cyanga cona abantu bari n'amatungo iyo majoramisho yitungo bye amanya nugo gumwe hariwe kitebe cha polisi cha division konka abapolisi abutwagambaho nabo abatekereza kurebekera mu kamera zeitu bashobora kuba teinete barebere kureka nabo makuru bagatungire nk'abandi bantu gasha kwa Suzana ari no mukisa wa Tayari West.